Nyemerera ngo ikaze mukunzi wa Gikundiro, mukunzi wa Rayon Sport, mukunzi w'isaro ry'Inyanza. Hano turi mu myitozo ya Rayon Sport, aka kanya live kuri wa kabiri no kazuba keza mu Kinyarwanda bakita igishuka baje cyangwa se kakandi bitaka kibera inka. Ni hahandi inyana ziba zisubiswa, abasore bazindutse baravuga batereka tujye ku myitozo. Icyo wamenya ni kimwe nuko mbere ko ngo ikaze reka mbande ngubwire ko mu byukuri mbanza kwifuriza ibihe byiza mu byukora byose aho uri hose. Imana ikomeze iheza agira imirimo y'amaboko yawe. Bakunzi batuza TV rero ni ya gahunda nziza. MC Johnny Brani mbabera ku kibuga nkakurikira kantu kandi kugira mbaha makuru azira impuha. Uyu nguyu ni Kunku Breze wa musana mu babwiye ku munsi w'ejo, namubonye ejo arazana n'abandi ariko ntiyakora imyitozo kimwe n'abandi bose kuko batigeze bakora. Kuri uyu munsi witwa umutoza wungirije wari wungirije Fahmi Lotfi yitwa Aruna Feruzi ni uri mukoresha imyitozo aka kanya nizo session zigiye kubaho kuri uyu munsi. Muri aka kanya nubona video iyo bari kwishyushya umenye ko uza gutegereza na video bari mu kibuga nkareba neza n'amaso yanjye. Uyu musore witwa Kunku Breze w'umunyakameroni waje muri Rayon Sport, namaze kumenya ko nkuko nibabwiye ku munsi w'ejo akina nimero 6. Ni umusore ushobora kuba aje kuba yaziba icyuho kimaze iminsi kigaragara muri Gikundiro. Iyi kipe irimo akora imyitozo y'imbaraga yitegura cyane ikipe ya Gicumbi muri weekend. Nanjye ngo Gicumbi Rutsiro niyo Rayon Sport zakina nayo kuri wa 6. Umugabo witwa Mujyanama Claude nguyu nawe uramubona cyane muri imyitozo, arimo arafasha Aruna Feruzi mu gutegura amakona na ikipe igomba kuba igenda ikorera session. Niba rugwa mbere banye natwe urakaza neza kuri Tuza TV, niba rugwa mbere banye natwe urakaza neza mu muryango mugari w'abakunzi bacu. Niba by'umwihariko kuri umukunzi wa sport cyangwa se uri umureyo by'umwihariko ngwino utera gatebe tuganire muri iminota mike cyane. Ngiye gukoraga gasama nikerekana uko bigiye gutangira. Umutoza Aruna Feruzi arimo yakitinga nk'umutoza mukuru, ubwo ibindi byose ndaza kubibabwira muri report ya nimugoroba. Kaza neza rero, ubwo niba wamaze kuhagera mu rugo twakwakirije amakuru meza ziri impuha tukugezaho twibereye ku kibuga cy'imyitozo ya Rayon Sport kuri Skol Stadium. Bari kugenda banahindura ibi graphique bya bisanzwe bihari, bari kugenda bashyiraho rwose ibishya bigaragara ko Rayon Sport na Skol ari inshuti mizi cyangwa se babaye soma mbike. Kora subscribe kuri channel ujye ubasha kwakira amakuru agikundiro mu bambere, kandi ushaka kutwandikira muri comment nyarukiramo rwose udugitekerezo, kandi wikwibuza amahirwe yo kunyandikira kuri WhatsApp yanjye bwite ya 078342 ngiye aho ngaho urayibona neza cyane mu gihe uri muri bikiganiro. Iyo nimero ni yanjye, unyandikira ushaka kwamamaza, ushaka ko tuganira ku bijyanye na business, nyandikira tuganire tubinoze byose bigende neza cyane. Ubwo niko twinjirana cyane. Iyo nzima Claude umugabo ucuruza ibanza amaza agurishwa nakodeshwa. Nimero ye ni 078316 3 uwo mugabo ndaza kubereka ubutumwa abafitiye. Nguyu umutoza mukuru kuri uyu mwanya uri muri interim yitwa Aruna Feruzi, ni umutoza watoje mu gihugu cy'u Burundi, ni umutoza waje mu byukuri muri Rayon Sport nk'umutoza wungirije kandi ufite ibyangombwa kafu yemera. Hagaranya na Mujyanama Claude barimo baraganira bavuga bati tubigenze gute uyu munsi, iyi kipe turayibyimba gute, Gikundiro tuyishakira amanota. Byagiye bibaho ko abatoza bafasha ama equipe mu gihe cy'inzibacyuho cyangwa se muri interim mu gihe bafashe ikipe mu gihe cy'inzibacyuho bajya bagira performance nziza. Uyu mugabo witwa Aruna Feruzi tugiye kureba session yo ya mbere, turebe niba hari ikintu yaza kuvuga cyangwa se gukora cyatuma abareyo aho muri hose mutangira kugira ibyiringiro by'uko umukino nibura wa 4 mushobora kubona amanota imbumbe, dore ko ibiri heruka nta manota yabonetsemo, havuyemo inota rimwe gusa mu manota 6, dore ko wa mbere Rayon Sport yatakaje kuri Polisi, wa kabiri inganya na Gasogi ibitego 2-2. Abareyo bose bagize wa mujinya na bwa burakari bwa bundi kabisa ngo buzunguza umudaho, baravuga bati ntabwo ari byo. None ku munsi w'ejo nkuko mwabikurikiye kuri Tuza TV mwabonye umutoza Fahmi Lotfi ahagarikwa ku kibuga cy'imyitozo, ariko mbere yuko tubona ahagarikirwa ku kibuga cy'imyitozo ndio mbaze mbwira akantu gatoya utari wamenye kuko mba ndi ku kibuga kandi nkurikira amakuru ku gihe. Ubuyobozi bwa Rayon Sport burangajwe umena bwa Twagira Tadeyo bagiye kubegereye umutoza, baramubwira bati kocha nyuma yuko bakoranye inama bakamwereka mu byukuri organogram cyangwa se impuzandengo y'umusaruro we mu mikino amaze gukina, baravuga bati dushingiye kuri uyu mukino turabona tutakomezanya nawe, dushingiye kuri aya manota, dushingiye ku byo tumaze iminsi tubona kandi twagiye tuganiraho nawe, turabona tutakomezanya nawe. Uwitwa Fahmi Lotfi aravuga ati rero jewe ntabwo mwansuzumira ku mikino 3 kubera yuko rwose abakinnyi baje bakererewe, ati ntabwo mwansuzumira kuri iyi mikino, birashoboka ko championnat ari ndende, ikipe nazayiha umurongo
bikagira umusaruro. Aba rero nk'uko mwiyizi kandi biyizi, nta kuryama iyo utabaha ibyo bakuzaniye, bagufukuza izuba riva. Nuko ubwo rero ejo ku munsi w'ejo witwa Twagire Tadeo yafashe imodoka ajya kureba Afamia Lotfi aho atuye hano i Nyamirambo muri appartement Rayon Sport mukodeshereza. Arangije aragenda amubwira ati amafaranga yawe angaya abonetse, amakuru mfite nuko ngo yari miliyoni 10. Baramubaza ati andi tukugomba tuzayaguha mu byiciro, ariko mu by'ukuri wakire n'ubutumwa buguhagarika muri Rayon Sport. Uwitwa Afamia Lotfi ngo yarebye impapuro cyangwa se ibaruwa yandikiwe na Rayon Sport imuhagarika mu nshingano ze. Icyo yakoze yarazirebye arazifotora, amaze kuzifotora abwira uwari uzimushyira ati akira ibaruwa yawe yigumane. Undi ati none se basinya nsinyiraho ko uyakiriye? Undi aravuga ati reka ntago nasinyaho, mfite abajyanama muri by'umupira, mfite abo tugomba kujya inama mbere yuko nagusinyira, bijyane ubwo ibindi ndaza kubikubwira. Afamia Lotfi kumbi yari arimo apanga gahunda kugira ngo akurure ageze mu tariki 16, uyu munsi turi tariki 14, nagera mu tariki 16 abe yujuje ukundi kwezi kwa 10 nako ahita kubarirwa aguhemberwe za miliyoni 5. Ubundi ahembwa 3500 by'idolari mu by'ukuri, hanyuma akihembera uriya musaza umwungirije witwa Lotfi Azuzu. Ariko kuri inshuro yaravuga ati ni inkurura nkageza mu tariki 16 ndahita mbarirwa ukwezi kwa 10 ko nako nagukoze. Ubwo Rayon Sport nawe nayo yagiye itanguranwa kugira ngo mu by'ukuri ayo matariki atuzura, hanyuma witwa Afamia Lotfi yanze gusinya. Rayon Sport ubungubu ikiri mikoro, ubungubu aka kanya irimo irashaka kugira gute kwegeranya amategeko bayo, hanyuma bakaba bamusaba gusinya ku gahato, kubera yuko mu by'ukuri ni nka kwa kundi bavuga ngo umuhesha w'inkiko, umuhesha w'umwuga w'inkiko ni wa wundi uguhesha ibyawe, cyangwa se akaba yategeka umuntu kwa gusinyira mu gihe mwaguze wenda ukaba ari byo utubahirije, hanyuma urukiko rwabyemeza ko utsinzwe ukaba wabisinya ku gahato. Afamia Lotfi naho diro igeze mu by'ukuri. Rayon Sport abari bibaje bati kubera iki Tadeo yarinze kujya kumureba, kubera iki yarinze hagarikirwa ku kibuga, kubera iki byagenze kuriya, ntago byasaga neza, ni ibintu bigayitse. Abantu badukurikiye ku munsi w'ejo natwe twarabanaga, ariko twari twacanganyikiwe, twayoboye ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri with the honestly nuko byagenze. Hanyuma aza ku kibuga ameze nk'uje guhangana, nk'uje guforsa, hanyuma bahita bamubwira uwitwa Irambona Gisele Eric, directeur ujyanye donc umuyobozi ushinzwe sport muri Rayon Sport yitwa Irambona Gisele Eric, directeur sportif, aramubwira ati ntabwo wemerewe gutoza, ndindira mpagere. Yarahageze rero nkuko mwabibonye ejo mwabikurikiye, baramubwira ati wamaze kuba uhagarikwa rwose. Yaricaye rero umutoza arindira amasaha ko agera, ubundi arongera arikubita arataha. Cyakora kuri inshuro ntabwo ahari uko bigaragara. Mu by'ukuri ashobora kuba yavuze ati bya bintu biri seriye, kandi mu by'ukuri bari ibimenyetso yashakaga yabibonye kuko bamuhagarikiye ku kibuga. Ubwo nawe buriya iyo urubanza rujemo abantu babura nayo babiri, umwe abayigiza nkana, birumvikana buriya niba ari abanyamategeko bashobora kumuburanira barimo nka Hussein Bubuni, baramuzi cyane, bivuga ko ari wamugiriye muri dire kuza muri Rayon Sport. Biragaragara ko bashobora nabo gushora ikirego, hanyuma Rayon Sport ikajya mu manza ikerekana fact. Ubwo twigarukiye ku kibuga rero ibya Afamia Lotfi ubwo reka tubiretse, ni ya nkuru yashaje. Witwa Bakame, Ndashimiye Jean Keke Bakame arimo aratoza abanyezamu batatu. Muramubona cyane Dersa Kuyate wazanywe na Afamia Lotfi, ndetse uramubona Mugisha Yves umunyezamu wa gatatu, ariko ngubu akenshi akunda kuba ari wa kabiri, kubera ko ku rutonde cyangwa se kuri Fedo match agomba kujyaho abakinnyi 8 banyamahanga kandi bose bashobora gukina. Ubwo rero uyu Mugisha Yves inshuro nyinshi rwose kuri 18 abariho, kubera ko unarebye abakurikira umupira kandi nanjye nk'uko mbibona mbona uwitwa Dersa Kuyate atarusha Mugisha Yves. Ubwo rero arimo aratoza kandi umunyezamu witwa Paver Inzira, nkuko muri kubumva hafi yanjye, arimo aragenda bakubita ikintu bita amawayiza cyane kabisa, abatoza ibintu bitandukanye. Ngaye nguko abakunzi batoza TV mwe tubana kandi cyane, mbashimire cyane mwe mudukurikira, kandi mbibutse ko nyamuneka ari service dukora kandi nziza. Nkanjye ndi umu MC umutahira no mu bukwe bwawe nagataramira kandi bikaryoha. MC Johnny Brian, uyu mpaye akazi mu bukwe bwawe ndakugabanyiriza, kandi noneho nkanagukorera neza cyane. Abantu baje mu bukwe bwawe bose bagatabaga bati byari byiza. Nimero yanjye ushatse kumamagara 078342 hari n'izindi serivisi tugenda dukora nzagenda mbabwiraho mu minsi iri imbere, ariko reka mbabwire iyo ngiyo y'ubu MC ndetse no gutahira mu bukwe, abantu no gutegura ibirori mu mpera z'umwaka. Nyamuneka ntimundenze ingohe mujye mu makazi nikorera, kuko burya sinzatega akaboko ngo umpereze nk'abajya ngo mfite ubumuga, nzakoresha amaboko cyangwa ubwenge Imana yampaye ubone kumpemba
ibyo mpembye nabikoreye. Niyo mentality yanjye, niyo myumvire yanjye, kandi mba numva ari byo bimpesheje ishema. Nguyu rero yitwa Aruna Feruzi, arimo aragenda ahereza abasore ikintu bita ama session atandukanye. Nk'ahanga arimo abategeka ati ndashaka ko umupira muwukinira hasi wose. Uwitwa Mujyanama Claude nawe yifatanije n'abandi, arimo aragenda akora nabo, avuga ati muhererekanye imipira hasi, sinshaka ibintu bijya hejuru, oya simbishaka. Niko arimo agenda abwira abakinnyi ubwo barimo bagenda bakora iyi myitozo igiye itandukanye. Gikundiro igikaka igikanu cy'imfizi, ahabarayo mwese muyikunda muri hirya no hino, reka mbifuriza ibihe byiza. Bari twumvira mu Rwanda, mukadukukirira mu Rwanda mwese ibihe byiza, kandi nawe ndabifuriza guhirwa mu byo mukora mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma mu kanya reka ndi imyitozo mbategura indi video iza gukurikiraho. Ni imyitozo ikurikiwe n'uwitwa Claude Mushimire Mishinga, ni umwe mu bayobozi ba Rayon Sport bari kuri stade uyu munsi wa none. Reka twumve iyi publicité mbashimire indi video ni mu kanya. Wongeye kwirirwa weho ukurikiranye ibi bibanza biri hano Nyagasambu mu karere ka Rwamagana. Nyagasambu ku isantire turagusuhuje nti muraho neza, murakomeye aho waba uherereye hose. Rero iyi video numara kuyikurikirana uratwegera uduhamagare kuri nomero tugiye gushira kuri screen, noneho utubwire tuti ibi bibanza biri hehe, natwe tuvuge igisubizo cyiza tuti ibibanza birereye Nyagasambu kuri kaburimbo. Urabona kaburimbo ngiye hano, ibibanza ngibi. Inshuti yanjye rero nagira ngo nkubwire ngo ibi bibanza biragurishwa miliyoni 5. Ni miliyoni 5 zitarengaho n'igihumbi na kimwe, miliyoni 5 zitarengaho n'igihumbi na kimwe, kuko n'amafaranga ya metasiyo ntayo usabwa. Uragura uzana miliyoni 5 ubundi utahana icyangombwa cyawe.